Freemason inteko yabo yo bitago ni Masonic Lodge izwi yubatswe muri yabugaragaye muri Scotland mu cyamagana 17. ubwo niho icyicaro cyayo mu Burayi kiri ubwo kiri he ariko buri hose bifite ibikorwa byayo bigaragara ubundi bavuga icyicaro cyayo nyakuri kiri mu Budage ni nabwo burya azaba icyicaro cya Antikristo ku isi bano bagore bosanga baba diplomate boherezwa bakorera Loni abandi bakorera bari muri diplomasi mpuzamahanga baba barabaje gukoreshwa nk'aba sex slaves abacakara b'ubusambanyi. aba badamu bashyirwamo nande baba barafashwe mu gwate bakiri abana ubundi abantu bawinjiramo bate ushaka kujya mubizi cyangwa umuntu yisanga yawugezemo uyu muryango Illuminati. Turabasoje mwebwe abakunda kandi mukurikira ibiganiro byacu aho muri hirya no hino ku isi twizere ko ari amahoro kandi aho bitameze neza Imana iborohereze dore ko uyu munsi tugize amahirwe yo kuba turi kumwe na Pasiteri ni Pasiteri Peter Musisi ku batamuzi tuguhaye ikaze Pasiteri. Murakoze Imana ibaho umugisha nanjye ndishimye kuba turi kumwe niringiye ko ibyo turi busangire biza kugisha muri ababyumva Imana ibaho umugisha. Pasiteri rero tukaba tugiye kuganira ku mavu n'amavuko y'icyo abantu bajya bibaza cyitwa Illuminati. Ubundi Illuminati turuka he yavutse ryari umugambi wayo ku isi nuwuhe nibyo agiye kusangiza mwe twese mukurikira kandi ibiganiro byacu ariko mbere ko twinjira mu kiganiro mwasengera abakurikiye. Murakoze Mana turagushimiye ugira neza kandi bakora ibikomeye tugushimiye uyu munsi twinginga tuvuga yuko ibyo turi buganire bizafasha abazabyumva kandi bigakongura imitima yabo itaryarya tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu amen. Imana ibaho umugisha Pasiteri. Amen. Tubaha ikaze rero kuri Twisanzure TV tujye kuganira nk'uko twe tubivuze ku mavu n'amavuka ya Illuminati. Ubundi Illuminati ni iki? Illuminati ni itsinda rigizwe n'abantu bitwa yuko bamurikiwe bakamenya cyangwa se bakagira ubumenyi buhishuye butandukanye n'ubw'abandi ariko kugira ngo tumenye ibyo ngibyo tugomba kujya mu mateka ya kera. Ubundi hariho icyo twita Knight Templars. Knight Templars babyaye Freemason nabo babyaye Illuminati. So iyo tuvuze rero Knight Templars nabavuye mu byo bita Crusades zashyizweho n'ubupapa mu kurwana kugira ngo bigarurire Palestine. Palestine yari yarigaruwe n'Abarabu b'Abayisilamu. Igihe kiragera rero habaho intambara ntagatifu jihad nkirisitu yo kurwana kugira ngo ubutaka butagatifu buve mu maboko y'Abasilamu bujye mu maboko y'Abakristo. Ariko mu gukora icyo ntabwo byari bijyanye n'amahame ya Bibiliya kuko Abakristo ntabwo dukoresha intwaro mu gihe tugaba ibitero kugira ngo tugire ibyo tugeraho. Nanjye nicyo ngiye kubaza intwaro mu byo kuri umukristo. Oya ntabwo byari byo. Ikimenyetso nuko abo bantu bagiye Knight Templars bagiye muri urwo rugamba ubundi bari Crusaders niyo jambo rizwi. Crusaders ni abarwaye intambara crusading for the conquest cyangwa the regaining of the Holy Land by the Christian world cyangwa se kwigarurira ubutaka butagatifu bukigarurwa n'isi nicyo bita isi nkirisitu. Isi nkirisitu ubwo isi nkirisitu iraza guhurira ubundi iyo tutekereje intambara humvikana kumena amaraso. Ubundi kumena amaraso uvuga kuri kurwanira ikintu gitagatifu bifitaniye he isano? Nakubwiye yuko ibyo tajyanye n'ubukristo. Ntabwo bijyanye n'ubukristo. Nkuko nabwubu ibyo bikorwa byose n'amadini ntabwo bijyanye n'ubukristo. Witangazwa n'ibyo. Nibyo ubu ngubu ntabwo bijyanye n'iki n'ubukristo. Ese bundi mwari hari yamuvuga ngo tariki 28 mwagiye kwizihiza ngo amabonekerwa ya Kibeho. Ya ntabwo biri mu bukristo. Ariko abagiye bavuga ko ari Abakristo Pastor. Ntabwo ari Abakristo niko bababeshya kuko bafite ubutatu bwabo bujyanye n'ubwo muri Egiputa kera bagiraga. Muri kera muri Egiputa bagiraga ubutatu butagatifu
bari bushingiye ku mugore ku mana n'imanakazi n'umwana wabo. imana n'imanakazi n'umwana w'Imana. n'umwana w'Imana. Muri Egiputa ari urugero natanga, ariko n'izindi zirahari. Muri ibyo tango ni Sumeriya byariho kera. Muri Egiputa habagaho imana Osiris, kagira imanakazi nyina w'imana zose Isis. Babyaye umwana wabo witwa Horasi w'umuhungu, yahoraga hagatiwe n'imanakazi nyina w'imana Isis. Bikaba ubutatu busatanike bw'imyizerere ya kera ya Egiputa. Buriya rero no muri kiliziya buriya niyo myizerere bafite. Imyizerere bafite ubutatu bwabo butagatifu nabwo bushingiye kuri Data n'Umwana n'Umwuka Wera. No, bushingiye ku cyitwa Imana na Nyagasani, umwana w'Imana na nyina w'Imana. Niyo mpamvu rero bo basenga twibiri ibyo twigisha tugomba kubona tubikesheje Umwuka Wera, bo babikesha Bikira Mariya nyina w'Imana. Niyo mpamvu yitwa nyina wa Jambo. Babimukesheje bakabibona hari icyo byaba bitwaye. Ariko nawe uri umupagani rwimbi. Ntabwo tuvuga ni ibiki si byo tubona. Ibyo twasizeje n'ubugingo buhoraho. Ibi nibyo basenga bakabona, ni ibintu bidafite icyo bimaze. Kuko n'abapfumu barabitanga, na Satani arabitanga. Satani ubwo yabwiye Yesu, nupfuka mukandamya, ibi byose narabihawe, nawe ndabiguha kandi ni uwo nshatse. Twebwe tuvuga ngo ibyo duhabwa muri Kristo Yesu n'ubugingo buhoraho, kandi Satani ntashobora kubitanga. So rero tugaruke kuri cya kintu twavuga. Bariya abantu nkubwiye ba Crusaders baje kuvamo itsinda ryitwa Knight Templars. Knight Templars ni abantu bagiye muri urwo rugamba, baza kugera i Yerusalemu, bakora icyo abasilamu batakoze. Basahuye urusengero rwa kera, bagira ububiko bwabo basahura izahabu nyinshi cyane. Yari yashyizwemo uhereye kera ku ngoma ya Salomo. Iyo barayitwara, niho bakuye ubukire bwakuye isi yose. Ikintu gitangaje kandi nuko byaje kurangira ubwo butunzi bugiye mu maboko y'Abayahudi bahagarariwe n'umuryango wa Rothschild. So Knight Templars rero nibo bari bafite amafaranga menshi, baje kwigarura, nibo batangiye system ya banking. Baje no kuguriza n'abami n'ibikomangoma at an interest. Ni ukuvuga ngo uragurije uraza kunguka. Ibihugu byinshi rero byaje kugwa mu ntambara, cyane cyane ibyo byabayeho mu kinyejana cya 12 kugeza mu cya 13. Byamaze nk'imyaka hafi 100 birarangira. Ariko na Templars barakomera, batangira kuintroducinga iyo gahunda. Nguko Rothschild n'umuryango we baje kwinjira muri iyo gahunda, basanga rero bafite ayo mafaranga. Noneho batangiza ikintu gikomeye cyane cyitwa abafrimaso, abubatsi. Kandi abubatsi bubakaga bakurikije gahunda ya Salomo. Salomo ngo yubatse urusengero ngo reho ntirwuzuye, ariko urusengero bubaka ntago barwubatse bakurikije inyubako nk'uko Uwiteka yayivuze. Bakurikije ngo piramide yo muri Egiputa. Kubera iki bahisemo piramide? Kuko piramide Salomo ishaka kwiga ibyabo bari Abayahudi, bafite igitabo cyitwa Talmud. Icyo gitabo kirimo distortion z'isezerano rya kera. Distortion ni ukuvuga gufata isezerano rya kera ukariha, ukatanga ibisobanuro binyuranye n'uko kuri kumeze. Kuko bicaye ko Salomo ubwenge yari afite ntabwo yabuhawe n'Imana nk'uko Bibiliya ibyigisha, ahubwo yabwigiye mu banyabwenge bo muri Egiputa. Babitaga ngo ni Egyptian Brotherhood Teachers, abigisha ngo babavandimwe bo muri Egiputa bari bafite ubwenge bukomeye. Ubwo bwenge rero bukomeye bakuye muri Egiputa ngo Salomo yagiye yabayo. Ngo ndetse arongora n'umukobwa wande wa Farawo. Ngo aza muri Egiputa, asubira iwabo, aragenda ajya gukoresha ubwo butwari, ubwo bwenge bwe mu kuyobora Isirayeli. Kandi biramambu umwanzi wa Salomo witwaga Yeroboamu mwene Nebati
niwe wari wahungiye kwa farawo. Amaleki yumvise ko farawo aba yumvise ko Salomo yapfuye ahera ko araza asubira iwabo, niwe wegukanye abana imiryango 10 ya Isirayeli arayegukana, nyuma yuko Rehobowamu mwene Salomo yari amaze kuba navuga yuko yakoze ibintu bidakwiriye, yabaye umwami w'ubwidishi Kinyarwanda. So rero tugarutse kuri ba bandi Knight Templars baje kubyarira abafrimason. Freemason naho yo ifite philosophy no kwigisha abantu ibintu byo kwigomeka ku Mana. Nibo batangiye kwigisha ibintu byinshi. Ubwo niba ndi kubyumva neza, ubundi batangira abantu bakabe bemera Imana, bamaje kubona gusahura rwa rusengero, ubwo bigwije imitungo batanya gutera umugongo Imana. N'ubone ko nta n'Imana bari bafite, ko bagendera kurwanya intambara z'umubiri. Urabona bari bafite bayobowe n'umwuka wera. Ariko babonye ubutunzi muri iryo saho, bakora ibyo abasilamu batakoze, basahura urusengero, bahonye amafaranga menshi. Sinzi uko bageze ahari kuko muri ya rusengero Salomo nubwo hariho ibintu byinshi basahuye, ariko nibere ko batagezeho mu gihe cyane mu Nebukadinezari, kuko bavuga yuko ngo bahakuye umutungo mwinshi cyane, basanga amazahabu menshi muri urwo rusengero. Bageze mu bubiko bwabo bukomeye, bashakagwa kuko abasilamu ngo ntabwo bari, nubwo bafashe urwo rusengero bararwubashye, bararutinye, nta nubwo bagiye bo kurusenya. Ariko wibuke ko urwo rusengero rwari rwarasenyutse kera, rusengwa n'Abaroma, nibo barushenye. Ariko hari ububiko bw'izahabu, sinzi waburondo yamenya aho buri mu bisigazwa by'urwo rusengero, kuko abasilamu bari barubatse umuzigiti wabo wo bise Mazikite Al-Aqsa, barwubaka aho ngaho hafi n'iki n'urwo rusengero n'imbuga y'urusengero rwa Salomo. Ari no kibazo ubu ngubu kirimo gikurura ibibazo, zaba intandaro yo kurimbuka hariya muri kariya gace. Bageze aho ngaho bahimbye umutwe w'abafrimason. Abafrimason rero batangira kujya, Abayahudi babaga mu bita ghetto, rya jambo ghetto ituruka mu gihe burayo cya kera, babaga ahantu habi kuko barangwaga. Abanyaburayi n'abantu naho bahungiye barabangaga. Ariko bakajya bamenya, bakagira ubwenge. Nyuma yaho y'izo ntambara baje kwihuza, ndetse bashakana n'imiryango y'abami benshi bo muri Espagne, bo muri Portugal no mu Burayi henshi cyane, kubera ubwenge n'ubuhanga bari bafite. Rero batangira n'umuryango ukomeye wafashaga imbabare, Freemasonry. Freemasonry bivuze abubatse bigenga, bagakora imirimo y'ifashanyo. Iyi filozofi y'imiryango mpuzamahanga yo gutabara imbabare ni filozofi ituruka muri bo. Ni umushinga wabo, umushinga wabo wihariye, niyo master plan wabo b'ibyo bintu. N'ibindi byinshi uzabona ku isi nibo babikoze. Naho byaje kurangira bimeze biti, byaje kurangira habaye akaga. Mu gihe kigeze baramaze kugira abantu benshi cyane bakurikira inyigisho zabo. Izo nyigisho zabo mu byo bita Masonic lodges bigishaga ibintu byinshi. Bigishaga ibintu by'uburinganire, bigishaga ibintu bya republicanism, yuko ubwami butware budakwiriye kuba ubw'umuntu umwe n'umuryango umwe, kuri kuba ubwa rubanda. Barwanya, bigisha ibintu byo kurwanya ibintu byo bita ngo ni patriarchalism, abantu bakuru b'imiryango, kuvuga yuko batari bagomba kumvirwa, ahubwo abantu bakwiriye kumvirwa bakurikije ibitekerezo no kudebata bakaganira ibintu bya debates zo kubaza ibintu no kwizamo filozofi byatangiranye nabo. Noneho hari nko mu kinyejana cya kangahe? Ari mu kinyejana cya 18 niko byatangiye cyane cyane. Noneho izo nyigisho zimaze kugera zicengezwamo mu bantu, hari ikintu cyabaye. Ukuvuga ngo ubundi Freemason inteko yabo yo bitago ni Masonic lodges yubatswe muri yabugaragaye muri Scotland mu cyamagana 17. Ubwo niho ikicaro cyayo mu Burayi kiri. Ubwo kiri he? Oya, ubwo ni ndavuga, sivuga ikicaro, ndavuga urusengero rwa mbere. Banubatse kimeze nk'urusengero bigishirizamo izo nyigisho zabo. Izo nyigisho zabo mu cyamagana 17. Hanyuma rero mu cyamagana urumva kugera mu cyamagana 776
hari hashize imyaka ingahe nabuze kumara hafi 60. ubwo rero izo nyigisho zari zarakwiriye hose bagenda babyigisha, ariko kugeza ubu ntabwo baragira icyicaro cy'ahantu babarizwa, baracyari abantu bafite insengero nyinshi hafi mu Burayi kandi bakorera mu byo bita gukora mu ibanga, ku buryo ntawapfa kumenya icyicaro cyabo gikora kiri. Bafite ibyo bita degrees, degree 33. babara yuko urutirigongo rw'umuntu iyo ugiye kubara zino mbavu urazibara ukageza kuri 33, ariko hejuru yazo izo urutirigongo n'umugongo wose hari icyo ruteruye, ngo ruteruye umutwe n'amaso. Ayo matwe n'amaso rero niyo Illuminati. Abafurimaso muri uwo mwaka w'icyamagana 776 yego bari bamaze imyaka ijya muri 60 bakora, yari irenze niyo ariko officially ku buryo bugaragara yari imyaka 60. Noneho bafite naho bigishiriza ibyo bintu, ni mu cyamagana 7 uwitwaga Adam Johannes Weishaupt, ubona kubwiye umujesuiti kandi akaba yari umwigisha muri universite yahitwaga Ingolstadt mu Budage. yigishaga rero yigishaga ibyo bita canon law, amategeko ya kiliziya n'abantu bayakurikira. Akaba n'umujesuiti, uwo niwe Satani yanyuzemo amuhindura inshuti magara, yinjira ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu burya abajesuiti n'abafrimaso tuvuye ko burya ari bamwe bafite aho bahurira, kubera ko ibintu byabo biba mu ibanga kandi bihakana ibyo bakora. Kubimenya kugira ngo umenye ubwo bumenyi ni ikintu cyuhanyije, ntabwo ushobora kumenya. You can't know because they are hiding and they do secretively. Ibyo bakora byose ni mu ibanga. Noneho haje kubiki mu buvumo bw'Ingolstadt mu Budage muri Bavaria, niho bahuriye nicyo bita the invisible force, imbaraga zitagaragara zibaha mission yo gutegura ubwami buzasimbura uburiho ndetse bukazasimbura n'ubwa Kristo. Ni muri urwo rwego rero batangiye gahunda yo kwigisha abantu, gahunda yeruye y'ibyo nakubwiraga, babyigisha ku mugaragaro. Noneho mu myaka mike bari bamaze kubona abantu benshi cyane babakurikira. Abo bantu bitwa yuko bamurikiwe cyo bita mu Cyongereza bita ngo the age of enlightenment, kujijuka. barajijutse nyuma yo kwakira izo nyigisho zaba abandi bari bamaje kubonana na za mbaraga zitagaragara. Urakoze. Barajijutse nabo tangiye kujijuka, bahabwa certificate. Apana mu kuvuga ngo babahaye certificate zanditse, ariko bahawe babaye initiated nuko initiation, kwijizwa mu kintu mukaba mubaye abantu kubera imihango mukoreweho, kubera ubugaragara, mukajya nubwo gahabwa n'imbaraga zo gukora bya bindi mushaka, ko mushyigikiwe n'imbaraga zitagaragara. Nguko ko abafrimaso babyaye abamurikiwe rero cyane cyane ikintu bitagaho no kwigisha government by kings, monarchism igomba kuvaho. Ikindi cya kabiri yobokamana babyise ngo ni superstition. Ngo kuvuga ngo superstition ni iki? Umuntu kwizera cyangwa gukurikira ibintu byo kuziririza kandi bitari ngombwa. Kuba ntugakora ikintu ugakora biriya, mbese ukubikora ukumva yuko byakugiraho ingaruka, bitangira kuba superstition. Nkuko kera twajyaga dutinya, kera uzi yuko sizira mwaramubonye wasangaga ari nk'abantu baziririza kwica inyamanza. Exactly. Wagenda wahura n'injangwe ukavuga urugendo rurapfuye kuko uhuye ubonye umwako. Icyo cyo superstition. So rero no kuvuga ngo ibi biri Imana yavuga kubuza birakwemera biriya, najya bishyira muri iyo kategori yuko ari superstition. Paulo yigeze kuvuga ku bya superstition y'abanyamahanga, akavuga ngo ibyo ntacyo bimaze kuko ibyo ni ibigirwamana, ni imizirizo y'abanyamahanga, ariko iby'Imana byo tugomba kubiziriza ko Imana ni umwami kandi itegeko ryayo n'ubugingo buhoraho. Noneho bo babifatira hamwe byose babyita babikira mu kubiziririza byose kubiziriza yuko ari superstition kandi ari iby'Imana isaba abantu bayo gukora. Ku buryo bafashe yuko religion iyobokamana ubwaje ari ikibazo ku muntu, uko nimusubiza mu kuziririza ibintu bidafite umumaro, superstition. Umuntu agomba kuba liberated from religion cyangwa religious teachings, akaba free, akigenga, akaba free.
nibwo n'ibitekerezo byaje iriya filozofi yitwa liberalism biravutse. Liberalism rero yashingiye ku kintu cyo bita ngo ni humanism, ubwenge bwa muntu, umuntu we kwikoramo umurimo akikura mu bujiji akaba umuntu. Ni muri hatangitse iyo filozofi niyo bita human reason, yaturutse mu nyigisho zo bita ngo ni rationalism. Humanism ubwayo igaragara mu nyigisho zitwa rationalism. Rationalism bikaba bishingiye kuri human reason, gutekereza kwa muntu no kwibwira kwe, ari byo twe twita gatandatu. Umuntu kuvuga yuko nta mana akeneye, muri we harimo ubumana. Ibyo byose baza bivagamo na filozofi za kera z'abagira iki, barabihuza, umuntu yigombeka ku mana atyo. Noneho umuntu atangira kuba liberal minded. Ukuvuga ngo liberalism imuzamo kwishyira ukizana k'umuntu gutangira, bituma ashobora gukora n'ibintu bibi yumva ko ari uburenganzira bwe. Yes, ni muri rero haziyemo za struggles zo wumva. Struggles bitangira mu birabura kurwanya slavery, biza mu bagore byo tabiriya byo bitango ni feminism, abantu bose ibyo bintu mbese zo constantly. Iyi gahunda ya feminism nayo ubwo iri mu mugambi wa Illuminati. Iri mu mugambi wa Illuminati. Feminism actually is very wrong. Feminism ni iki se? How can you fight a war that you never win? Ahubwo ikaza ni buruba warwanye. Abo warwanye ni urushaka uburenganzira bwawe. Ya ndabyemera, ariko ije yashaka kukubwira twe dufite umuntu wadushireho n'Imana muri Kristo Yesu, uko abantu bagomba kubana kandi mu mahoro kandi mu byishimo, umugore n'umugabo. Twe twemera mu kintu cyitwa equity. Equity ni ukuvuga ngo justice for all, ubutabera ku bantu bose. Ntabwo twemera muri gender equality, ahubwo twemera icyo bita gender equity. So gender equality ni ikibazo cya Satani, kuko Imana niba ivuga ngo umuntu, umugabo, umutwe we ni Kristo, hanyuma umugore umutwe ni umugabo we, wowe ukavuga ngo yango nungo murangana, ngo byo ntabwo bari ngo kucyo mwita chef, kucyo mwita mutware, ibyo nungo byabayeho nta muntu ukivuga ngo umugabo ngo ni umutware wanjye. Oya, ahubwo bavuga basivugo yajeho ngo ni umufasha. Twese turabafasha. Yewe umugore amwe umufasha, iyo mbonye umugore uvuga ngo umufasha wanjye banumva nanarira, kuko sishaka kwaduresinga abantu nk'abo. They out of step. No kuvuga bo ntago bazi ishyano ryabagwiririye. Wani bariza ahubwo barashyikira ibyo batazi, kuko buri muntu ntashaka kuba mu cyimbo cye. Kristo yaje kuduha urugero. Kristo ni Imana, ariko ni Imana yambaye umubiri, umwuka w'Imana yambaye umubiri, ariko yubahaga se akanamuramya kandi ari Imana imwe. Noneho twebwe Kristo ni Imana, ni urugero rw'umugore n'umugabo ku rundi ruhande. Sinzi icyo ntabwo cyumva neza. Kandi none akongera Kristo akaba urugero rw'umugabo, kuko we none itorero rikaba umugore, rikaba umugeni we. Ibyo niko Imana yabiduhaye. Kuno Imana ikatubwira umugabo, wowe mugabo ubushobozi bwawe n'imbaraga zawe, ikaduha itegeko kunda umugore wawe kuko wikunda. None umugore nawe ikamuha itegeko rivuga nkuko wubaha Kristo ariko wubaha umugabo wawe. Nuvuga niyo mpamvu twe tuvuga twigisha abantu, ntabwo dupfa ku bantu bari mu isi ibyo barimo. Twe tuvuga ibyo Kristo yigishije, abemeye Kristo nibo twigisha ibyo, kuko baba bari bubyumve ko wubaha Kristo. Ari gusanga abantu bari ku street nk'abariya ngo ni abanyedini ukajya kubigisha ibintu, ntabwo ari byo. Bafite they have got another agenda, bafite gahunda, bafite ibyo bigisha. Ubwo nibyo ko tubivaho tujye muri biriya tunashaka. Bariya abantu batangiye barabonekewe, reka tubyite kubonekerwa. Enlightenment babonye umucyo, barigishije, batangiye kubona abantu, barabahaye ya certificate, babashyize ahagaragara, bagiye gukora. N'iki batangiriyeho rero, baravuze bati kugira ngo twigarurire isi ntabwo twatangira mu bintu byoroheje, tugomba kureba ukuntu twakuraho za leta za cyane, nk'uko bakoze bita revolution ya rubanda y'Ubufaransa, French Revolution, niho bayikoze mu cya 1889. Urakoze. Mu cya 800, no mu cya 700, hari mu cya 700. Ubwo bahereye mu gukuraho ubwami bw'Abafaransa bw'icyo gihe, bashyiraho za repubulika. Bashyiraho repubulika in Europe, babanje gushyiraho Napoleon Bonaparte. Hanyuma biza kurangira, bashyiraho repubulika Napoleon ajyaho,
ariko Napoleon bamukoreshaga n'igihe gito kugira ngo bigarure uburayi bwose, amahame yabo yose yakwira uburayi. The American Independence, the American War, ntambara y'abanyamerika y'ubwigenge nibo bayiri inyuma, na birangantego byose ni ibyabo, nibo babishyizeho. Ibyo uzabona ku idolari rimwe na biriya biba kuri impunzi ya Amerika byose ni ibyabo. Iyi ni idolari. No dolari rero ureba hano mureba amagambo yanditse hano, iyi ni piramide. Mureba ko ari piramide, iri ni ijisho rya Horasi. Kuri piramide banditseho ngo nouveau ordre ordo secularum. Urumva abangaba n'Abongereza, ibi byose byanditse mu Cyongereza, ko hano bino byanditse mu Kilatini. Wowe bibaza yuko bivuze iki se? Ese ko bakoresha Icyongereza kuki bakoresha Ikilatini? Ikilatini harimo ubwiru bwa kera n'imigambi, ni ururimi baje guhagarika ko rukubiyemo ubwiru bukomeye bw'imikorere yabo. So ibyo bavuze ngo nouveau ordre secularum, the new order of the ages, udushizeho gahunda nshya y'ibihe byose. Noneho barangiza bakavuga kuki bahisemo kubishyira mu idolari pastor, niba bishyire mu mayero, mu marupe n'andi mafaranga atandukanye akoreshwa. No, iri faranga ryasimbuye izahabu, ni ifaranga rya Illuminati, nta nubwo ricurwa na leta ya Amerika, ricurwa n'ibyo ta Federal Reserve Systems. Ibyo ni ibintu by'abanyamerika, ni ibintu bya Illuminati. Ko buriya Illuminati yohereje umugabo witwaga Jacob Schiff cya 1913, aragenda yigarura ubutunzi bwa Amerika, agenda afite amafaranga avuye mu Burayi, mu Budage, n'aba Illuminati bamwohereje yigarura ubutunzi bwa Amerika, akoresheje nabo bitaba JP Morgan n'abandi bari aba Rockefeller bose, bari abatunzi bose nibo bashyizeho since 1913. In 1921 ubu Illuminati bivuye i Burayi ibigiye muri Amerika, ubwo ni mu bukungu, ariko muri politiki yari yagiye kera, ko bari aba George Washington bari abafrimaso. Those guys nibo barwaniye ubwigenge bwa Amerika. Abafrimaso nibo bagiye gushaka ubwigenge bwa Amerika. Rero bamaze gushyiraho ku establishinga ifaranga, bashyiraho idolari yuko risimbuye izahabu mu buryo bwo kubara ubukungu. Iyo gahunda bayigezeho mu cya 1971, uwitwaga Richard Nixon, perezida wa Amerika w'icyo gihe. Nari ndiho ndamuzi. Cyo n'umuntu yaga yitwaza igikoni. So Richard Nixon ahubwo azwiho ku bintu byo bita the Watergate scandal, byo kumviriza amabanga y'abademokrate, Democratic Party. Baje kumukuraho amaze imyaka 2, bamusimbuza witwaga Gerald Ford. Ariko muri rusange ntacyo, ni gahunda yabo n'umukino, arazwi cyane. Richard Nixon rero niwe wakoze icyo kintu gikomeye cyo kuvuga yuko ifaranga rya Amerika risimbuye izahabu. Ubundi ubukungu bw'ibihugu byose babaraga mu izahabu, cyo bita gold bars bafite mu bubiko bwabo. Noneho ibihugu bitangira kuvuga ngo idolari niryo rizasimbura. Noneho bo idolari zahabu y'isi yose barayifite, barayijyanira, babahereza ibipapuro. Ubwo ibihugu byose ubukungu bwabyo baburira mu cyo bita foreign. No kuvuga umubingwa yibikeza habo, abandi yabahereje impapuro. Ni impapuro we yicuriye. Zahabu yacuzwe n'Imana, ariko we niyafite baguhaye igipapuro. Niyo mpamvu bakwereka ngo ibingi byo bita Federal Reserve, babita ngo foreign exchange reserves. Amafaranga menshi ufite mu madolari nibwo bukungu bwawe. Mabare y'abarabu bakize cyane batwara ubukungu nyabwo, batwara essence, which is energy. Bamara kubitwara bakaguha amadolari. Usanga bibitse ibidolari byuzuye, kandi biriya bidolari bagiye kuzabihindura bibe umwuka gusa. Nukuvuga ngo barimo barasahura isi. Bityo bari gukora no gusahura isi, bitwaje kubika bwa bukungu bwabo muri petrole cyangwa mu mabuye y'agaciro, bagahereza abandi impapuro. Yes, bagahereza abandi impapuro. Izahabu ntabwo izata agaciro kuva isi yaremwa. Nibwo butunzi bw'isi bugomba kubarira. So rero barabuhinduye busimbuza impapuro. None se ubu ngubu niba tubonye ko idolari ryo rije ari ryo bashinze, ubwo si bisobanuye ko icyicaro cya Illuminati cya kabiri kiri muri Amerika? No, Illuminati yicara ahantu hose.
ariko buri hantu hose bifite ibikorwa byabo bigaragara. Ubundi bavuga icyicaro cyayo nyakuri kiri mu Budage. Ubudage ni nabwo burya hazaba icyicaro cya Antikristo ku isi. Ni naho icyicaro cya Antikristo kigomba kuba. Ubu ngubu barahinduye amabanga yose bayandika mu Kidage yabo. Dukurikije sex slave, white sex slave witwaga Sivari. Niyo mpamvu tugomba kumenya neza ibintu kuko uko isi imeze. Bano bagore bo usanga b'abadiplomate boherezwa bakorera Loni, abandi bakorera bari muri diplomasi mpuzamahanga, baba barabaje gukoreshwa nk'aba sex slaves, abacakara b'ubusambanyi. Baba ari abantu batwara isi, nibo bashobora gusanga bakomeye cyane, kumva ngo yaje aha ngaha abantu bose bakangaraye. Burya bahagarariye abandi bantu. Burya bahagarariye abandi bantu bakomeye bataboneka. Ubundi abantu bakomeye ntabwo ari nk'abariya bano ba perezida wa Amerika yitwa nde? Joe Biden. Burya ntabwo ari bo. Abantu bakomeye cyane bari mu miryango ikomeye ikorera mu ibanga. Hariho nk'imiryango nk'iyo wumva Council on Foreign Relations ya Amerika. Iriya ni ishami rya Illuminati muri Amerika. Abantu benshi baririmo nibo bafite ijambo. Hari ibyo bita ngo ni Goldberg. Goldberg ni umuryango uhuriweho n'ibihugu by'Uburayi na Amerika na Canada. Ukora gute ubwo mu ibanga? Ukorera mu ibanga, niho wigira imishinga batwara muri ONU. ONU ikayemeza, mwe mukajyayo mugiye gusinya. Barava muri Afurika bajya hehe. Ariko icyo kintu cya sex slavery, white sex slaves, aba badamu bashyirwamo nande? Ni umuntu ku giti cye baba barafashwe mu ngwate bakiri abana. Babizi cyangwa batabizi? Batabizi. Barabafata ubu agiye ta human trafficking n'ibyo byumva. Bafata abantu bakabatwara bakabakoresha ibyo bakabakuza muri ibyo ngibyo. Bari abantu abana babo cyane cyane ya miryango 13 ya Illuminati. Bafite imiryango 13 yihariye. Ifite amaraso y'Abadage muri yo. No, y'abantu y'Abayahudi. Abo rero nibo bategeka isi. Iyo miryango 13 abana bayo bose ntibahinduka. Tuvuge nk'urugero, ujya wumva umuryango wa Rockefeller wo muri Amerika, bikagutangiye nk'urugero. Uwo muryango witwa utyo kuva kera kose, kandi ubutunzi bwe ntibujya buhinduka. Abana baraza bakajya muri ya miryango, kandi uwo muryango abana babo bayikomoka bazategeka isi ntabwo barirwa nk'uko turerwa. Babashyira muri cages bakabagirira nabi. Bakazavamo abantu bakomeye gute se kandi bararezwe nabi? Barafata bahushyira muri cage nk'ijangwe. Cage naho bashyira nk'ijangwe cyangwa imbwa hariya. Umwana bakamutorezamo bakamwica kwica akiri umwana. Akaba yakwica injangwe cyangwa ikindi kintu cyangwa inyoni. Agakura ari yarabaye nk'umuntu mbese wahahamutse. Noneho yakura urwego rw'abatamwete no wowe ugezwe. Iyo ni stage bamutangirizaho. Bakagenda bamwigisha n'ibindi akava akagera kuri za university nk'abari Obama ho bigiye muri za Yale University bakiga bakajya mu muryango noneho uzaba hindura abakomeye witwa Skulls and Bones. Bakazavamo batora ngo bazategeka isi. Ntabwo upfa kuza ngo utegeke isi nk'abariya ngo uzaba perezida wa Amerika. No, ugomba guca muri izo kategori zo baranyuzemo. Ko perezida wa Amerika uko byagenda kose, perezida wa Amerika ahagarariye igihugu kimwe mu bihugu 10 byitwa ngo naba byitwa Bibiliya yitwa ngo nabami 10. Mwe munabari y'Abarusiya bara. None se yagiye umwanya we niba Bibiliya imuvugaho, ubwo umusimbuye ni wite ukomeza muri ubwo bwami? Uravuga nde? Usimbuye wa mu perezida wa Amerika. Perezida wa Amerika wimuvuga agenda kubwira imiryango. Perezida wa Amerika wagenda n'urugero nkuhaye bo niba baraciye muri ariko baca mu mahugurwa bakajya muri za university. Ariko babandi babandi bategeka isi bo mwibanga. Bo barakura bakajya bakigishwa ibyo ngibyo bakaba nk'inyamaswa. Noneho muri za university bagera kuri university bakajya kuganda ba Obama aho bigiye. Niho muhurira. Mwebwe muri abana b'abatware bisi. Mwebwe mugiye kuba muri abagaragu babo. Size nabyo byumva. Hanyuma akaba ari naho bashaka kukurambagiriza ko uzayobora wenda Amerika cyangwa uzayobora. Yes, niho utangirira. Urase ukamwereke nk'umuntu wite buriya kuva kuri uhereye kuri George Bush. Kugeza ubu ushingira gusibye umusaza uhari. Sinzi ko n'undi muntu wabaye warwanye intambara muri Vietnam. Ubundi bageraga babafashta abantu ba Amerika kuva mu myaka abantu barwanye mu ntambara ya kabiri isi yose n'abarwanye muri Vietnam niho baheragaho bahereza iki kuba aba perezida. Ariko uzarebe kuko babaga bazwi n'abantu kuntu. Ariko
nk'uriya mugabo yahereye bamufatiye kubera eloquence ye, ndavuga Jefferson Clinton. Yaravuga gusa avuga amagambo make ariko akavuga yahereyeho bita ngo ni Arkansas, Little Rock, mu kadugudu k'iwabo ka Little Rock indi Arkansas. Atorwa yongiyo ariko ahitamenyekana aho kanya yavuga abantu kuko bararuga bariya n'abarozi, uzi yuko baroga. Oya araroga aravuga yavuga abantu bose bagakoma amashyi mukanarira. Buriya biriya bintu birakomeye. Wowe ntujya muri bano bacuranzi baza hanga kubabeshya ntimugenda mukamaryama ku bibero. Aba ari ukubera imbaraga za Illuminati. Abayaroza abantu bose bari aho. Yes, n'abari abapasiteri bahagarara bakavuga ubusa abantu bagakoma amashyi. Those guys bafite eloquence ituruka mu mbaraga suka mu byo bita magic kits baba bambaye. Hanyuma rero bose bakwirakwiriye isi, ubutware bwabo bumaje gufata. Mu by'ukuri umugambi wawutonya kuko ari ukugira ngo bahindure icyakabaye inyigisho ziganisha abantu ku Mana, zibashyira kuba abantu bari liberale. Yes, abantu kwishira ukizana no kugira no gutandukana n'Imana yavuze. Iherezo ryabyo rizabiriye. Icyo kibazo ntabwo kivuze kuri wowe kuko ni ntakimenya. Icyo kibazo kivuye ku Mana. Iherezo ryabo gushyiraho ubwami bwa Antikristo ku isi. Buzaba buri mu Budage. Buzaba buri mu Burayi. Uburayi barashaka guhindura igihugu kimwe. Bamaze kugera ku ntera yakwe nahoze mbivuga hano kuva kare. Bamaze kugera ku rwego kuba kizahinduka igihugu kimwe. Rero ubwo Ubudage, Ubutaliyani n'Ubufaransa bigomba nibyo bihugu bikomeye cyane hariya mu Burayi bigomba gukurwaho. Uko Ubwongereza bwavuyemo ntabwo babizi ko bwa muri Brexit. Brexit ujye yumva. Yego. Ubwongereza kuva muri uriya mu muryango umwe bw'Uburayi. It was paving the way. Bwari uburyo bwa gahunda iriho bwo gushyiraho igihugu kimwe cy'Uburayi. Ubwongereza butarimo kuko Ubwongereza babukoresha muri ya bita ngo ni Anglo-Saxon family. Wa Canada, Amerika na Australia bari bavuga icyongereza. Ubwo rero bo bazasigara ari itsinda, ariko Uburayi ubwabwo buyoboye mu gisirikare n'Ubufaransa, mu mafaranga n'Ubudage, nibo bugiye kwigarurira isi. Ko abantu bose bategeka isi, haba World Bank, Banque Mondiale, International Monetary Fund, ni ubutunzi bw'umuryango umwe. Tugana rero ku musozo, nta wabura kwibaza ubundi abantu bawinjiramo bate, ushobora kujyamo ubizi cyangwa umuntu yisanga yawugezemo uyu muryango w'Illuminati. Nta gupfa kwinjiramo udafite icyo maze, cyane cyane nk'ayo umunyafurika ntabwo wajya hejuru cyane. Ugarukira niba ufite impano yo gucuranga cyangwa yo kubeshya cyangwa ikindi kintu cyatuma abantu bagukurikira cyangwa kubwiriza ubuvuzi bw'Imana. That's the talent ubu ufite yatuma abantu bakwatractinga bakagukurikira. Ni ukuvuga Illuminati ni kwiyegerera ikurikije iki kubonyemo. Yes. Ikoresheje bandi abagenti bayo cyangwa ni umwuka wahita ukugeramo nta yindi nzira iciye. No kubiroroshe kuntu se ntibafite naho bari kurutinyira abantu. It is easy to get there ariko they don't take anybody whoever comes on board. Bo batwara umuntu bamaze kubona ko ari cyo bazamukorera mbaza. Biroroha cyane kukugeraho. Bisobanuye ko ubwo rero abantu bafite impano bose bakwisanga bari muri Illuminati cyane. Niyo mpamvu mu minsi iri imbere barimo barigisha abantu yuko igishoro ntabwo kizaba amafaranga, kizaba talent. Ugira impano bakwinjiza muri Illuminati ukira. Yes. No kuvuga ngo investment is now going to be only by those people with talents. Zakavuki. Hari ubutumwa waha bari badukurikiye pastor ngo tugane ku musozo. Abadukurikiye icyo nabaha no kumenya yuko isi bariho Bibiliya ivuga ngo ni iri hafi kuba icumbi y'abadayimoni n'iwabo w'ibisigwa byangwa. Aha rero niba hagiye kuba icumbi y'abadayimoni ko bahigaruriye bo bagomba guhunga, niko birivuga. Tugahunga i Babyloni tukajya mu bwami bw'Imana. Yesu nicyo atubwira. Niyo mpamvu abantu bakwiriye kwigisha ubutumwa bwiza kandi bakigishwa n'ibi tubabwira byo bita isomo bitwa alternative theory. Kumenya ubwiru bwa Satani burya akora ibintu byo mu ibanga. Twe kubyitiranya n'amajyambere. Twe kubitiranya n'ibigezweho. For example, uzasanga no mu nsengero zacu twigisha uburinganire. Si byo se? Kandi Bibiliya iko yigishayo imibanire n'umugabo n'umugore irahari. Ariko bayivuyeho ngo ariko ngo dukurikije gahunda ngo y'uburinganire ngo tugomba kuyubahiriza. Urugo surigisha iki? Ubuze uburinganire aho bwaturutse.
n'ibindi bintu bagenda batwigisha nk'ibi by'abana, uburenganzira bw'abana, ugasanga ngo ni ibigezweho, ngo ni iterambere hawo. This is coming from the devil, biraturuka kwa Satani. Kandi urabyita ati nk'umukozi w'Imana ho kubicyaha, uko kubicyaha ukambije agahanga, kuko ni bibi. Ariko abantu bacu bose tujya. So rero ni ibyo nakubwira mwene data, ubwo nicyo nabwira abo bantu bazakora iki kiganiro. Imana izadufashe. Pastor, turabashimiye rwose. Murakoze. Dusenge. Mana yacu turagushimye kuko aharaho impamvu bibayeho no kugira ikiganiro kizagere kubera bawe bakurikira urubuga, kandi bizabahe igitekerezo cyo kwimuka ngo bagusanje aho uri mukiza inyuma y'urugo aho wabambiwe, kugira ngo babarirwe ibyaha kandi bifatanye n'umugeni wateguriwe kujya mu bwami bwawe. Ushimwe ko wemewe kubikora ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.